Ndaramutse abakunzi ba Real Talk Media, ni umwana w'umunyakahariye kugira ngo tujye tuganira twungurana ibitekerezo ku bintu n'ibindi. Mbere y'uko dukomeza rero ku ngingo z'uyu munsi, ndagira ngo mbibutse ko ukanda subscribe, ukaduha igitekerezo cyawe muri comment, ugasharinga video yacu kugira ngo igere hose, kugira ngo ibyo twateguye kubagezaho wenda by'umwihariko ku bintu turimo twungurana ibitekerezo, buri wese abashe kubyumva. Hari uburyo dushobora kuvuga wenda nk'igitekerezo runaka, ikintu utari uzi wenda ukaba wakimenyeraho. Ni byiza yuko ugisharinga na mugenzi wawe kugira ngo abe yakimenya, then ubutaha wenda biba byamufasha mu buzima, kuko ikintu buriya utazi ni ngombwa kugira ngo ukimenye, cyane cyane iyo ari cyiza. N'ikintu uzi biba byiza iyo ukigishije na mugenzi wawe kugira ngo akimenye, then kizagira umumaro buri wese, kuko nukimenya ukakihugikana nta kintu bizaba bimaze. Kanda subscribe wowe utarayikanda, unasharinga video yacu, unaduhe igitekerezo muri comment, kandi turabashimiye mukomeje kuduha ibitekerezo. Uyu munsi rero, ingingo y'uyu munsi iravuga kuri telefone. Turabizi ko twese dufite telefone, kandi buri wese ashimishwa no kugira telefone ifite performance nziza. Iyo tuvuze performance ya telefone, tuvuga serivisi ikora, guhamagara, gufotora, gucuranga, gukoreraho amavideo ya buri munsi ndetse n'ibindi. Uyu munsi rero twateguye bimwe mu bintu wakirinda kugira ngo ugire telefone nzima, ifite batiri nzima, kandi telefone ikora neza. By'umwihariko rero nagira ngo mbibutse yuko buri wese ufite telefone aba ari ngombwa kugira ngo agire bimwe mu byo akora, cyangwa se akaba yakirinda kugira ngo telefone ye ibe ifite ubuzima bwiza, ndetse ikamugirira n'umumaro mu byo akora. Ikindi turi buze kuvugaho ni ingaruka z'imikoreshereze ya telefone mibi. Telefone nubwo ifite byiza itugezaho, turayihamagarisha ikaduha interinete, tukamenya amakuru atandukanye, ariko hari bimwe mu bintu dushobora gukora bikaba byatugiraho ingaruka bitewe n'uko twakoresheje telefone nabi. Ibyo nabyo turi buze kubivugaho. Duhereye rero ku bintu dushobora gukora kugira ngo telefone tube twayirambana, igire imikorere myiza. Ikintu cya mbere tugomba kwirinda ni ugucaginga telefone dukoresheje cagi itari iyayo. Murabizi neza ko buri telefone igira cagi yayo. Ni byiza rero ko ukoresha telefone ariko ugakurikira cagi ya telefone. Si byiza yuko uhinduranya amacagi ya buri munsi. None nakoresheje USB, ejo ndakoresha twa ducage twa matushe. Ni byiza yuko telefone yawe ifite cagi yayo, itafite ikindi kintu gikora. Wenda ngo ufate cagi ngo ujye uyicurangiraho radiyo, uyitize undi muntu uwo ari we wese, oya. Ibyo bituma cagi nayo ishobora kukwangiriza, iyo cagi ishobora kukwangiriza telefone mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri tugomba kwirinda kugira ngo tugire telefone nzima, ni ukwirinda gucaginga telefone ku muriro uturutse ku ngufu z'izuba. Turabizi neza yuko Leta y'u Rwanda irimo gushishikariza abantu aho bidashoboka yuko bakoresha amashanyarazi cyangwa bagira umuyoboro mugari w'amashanyarazi, bagomba kwifashisha ingufu zituruka ku zuba. Iyo rero wifashishije ingufu zituruka ku zuba ugacaginga na telefone yawe, ujye umenya yuko telefone yawe ishobora kuzagira ikibazo mu bijyanye na karite ya batiri yayo. Ishobora kuzahura n'ikibazo cyo kutaresisita umwanya muremure. Waba wayicaginga ikaba yamazaga wenda nk'amasaha 12 igifite umuriro ukiyikoresha neza, icyo gihe kigatangira kugenda kigabanuka bitewe n'uwo muriro wakoresheje ucaginga telefone yawe. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ugomba kwirinda gucaginga telefone yawe umwanya muremure. Benshi muri twe dukunda gukoresha telefone tukayikoresha umwanya muremure,
then twajya kugera igihe cyo kuryama tukayicomeka, twangiza tukajya kuryama, tukabyuka mu gitondo tuba aribwo tucyayicomeka. Bifite ingaruka rero, ingaruka ibyo bifite, murabizi yuko telefone iva wenda iyo wayikonoje iva kuri 0 ikagera ku 100. Iyo igeze ku 100 utegetswe guhita uyicomora direct. Iyo umaze kwimenyereza rero kutayicomora nako, bitewe n'uko wenda uraryamye bibaye ngombwa yuko ikomeza kugumaho bitewe n'uko wasinziriye kamere, bigiraho ingaruka, bituma batiri bigabanyiriza karite yayo, kubika umuriro bikagabanuka, ndetse ikaba rimwe na rimwe ubushobozi bwo kuba yahagarika uwo muriro uri kujyamo kandi hari undi wagiyemo bwagabanuka, bikaba byatera n'inkongi y'umuriro, birashoboka cyane, cyangwa se bikaba byakica systeme sharijeri yayo, cyangwa se bikaba byakica na sharijeri urimo gukoresha. Ni byiza rero yuko telefone iyo urimo uyicaginga ikagera ku 100 tuyikuraho direct. Icyo ni icya gatatu. Icya kane ugomba kwirinda ni ugufata telefone yawe ukayikoresha ikajya munsi y'umuriro wa 20. Benshi muri twe tuzi ko ari byo byiza, ari ugufata telefone ukayikoresha yagera nko kuri 0 ukajya wayicaginga. Si byo. Impamvu ufashe telefone ukayicaginga yageze nko kuri 1 cyangwa 2, bigenda bigabanyiriza ubushobozi bwayo n'ubundi bwo kubika umuriro. Ariko iyo ucaginga telefone iri hejuru ya 20, 30, 40, birayifasha cyane, kubera yuko uba wakomereje ku ngufu ifite, ubundi zikagenda ziyongera, bityo bigatuma ikomeza gukora neza nta kibazo. Uzarebe uburyo ubigenza ku buryo uzajya wirinda yuko nibura telefone yawe itarenga 20 utarayicomeka. Ikindi cya gatanu, ndakeka twese hari igihe tugira amakosa yo gufata telefone, wenda ukaba uharaye chat, ukaba ushaka gucatinga kuvugana n'inshuti zawe, ugafata telefone yawe icometse, warangiza ukayikoresha inacometse. Biriya bintu ni amakosa akomeye cyane, bishobora no kugiraho ingaruka. Telefone ishobora guturika, cyangwa se ikica tumwe mu tunyangingo twawe tugize umubiri. Ni byiza ko niba telefone uyicaginze, yereke yuzure, ujye wayicomora uyikure. Ni kimwe nk'abantu bahamagarwa telefone icometse ku muriro, agahita afata telefone ati halo wi, telefone iracyacometse, nawe urimo kuravugira kuri telefone. Biriya bintu byaguteza impanuka, cyangwa se bitanaguteza impanuka, bigatuma hari ingaruka mbi zishobora kuba kuri batiri ndetse na telefone yawe muri rusange. Ibyo ni bimwe mu bintu ushobora kwirinda kugira ngo telefone yacu igire batiri nzima kandi nayo igire performance nziza. Ikindi cya 7 ari nacyo cya nyuma ngira ngo mbagezeho, tukiri kuri ya ngingo yo kuvuga bimwe mu bintu dushobora kwirinda kugira ngo telefone zacu zibe zikora neza ndetse zifite na batiri nziza. Cya 7 nasorezaho ni ugufata cyangwa se gukoresha application zifite umumaro wo gukirininga telefone. Rimwe na rimwe dushimishwa no gushyira ibintu ku matelefone, tugashyiraho amafilimi, komedi, indirimbo, ugasanga telefone iruzuye, yabaye nyinshi cyane, ibintu byabaye byinshi. Telefone ikizakubwira ko ibintu byabaye byinshi muri telefone yawe, uzatangira kubona ushaka ikintu ukabona telefone iri kugenda gahoro, cyangwa iri kugenda yizimya, cyangwa ukabona wenda baraguhamagaye ariko kugira ngo uzitabe ukata byanze, bitewe n'iki? Storage yabaye ntoya. Hari application nyinshi ushobora gukoresha ukirininga telefone yawe. Jewe wenda iyo nabashishikariza gukoresha nziza kandi itakomeye kuyikoresha ni Phoenix. Phoenix ni application nziza kubera ko nanjye ndayikoresha, imfasha gukirininga ibintu byinshi kuri telefone, kandi iyo ikiza cyayo ikirininze ikintu igikirininga permanently. Permanently ni ukuvuga ngo iragikirininga ku buryo kitongera kugaruka nyine.
ikindi igakirininga igakora battery usage, ikadikirizinga amapurikasiyo ukuntu atwara umuriro ikabigabanya, mbega na apurikasiyo nziza nawe wajya ukoresha ugakirininga ibintu. Ni byiza yuko niba udawunirodinze videwo ukayireba, ni byiza niba bitakugoye wayifata ukongera ukayisiba kugira ngo telefone yawe igende neza. Iyo ukoresheje apurikasiyo rero zikirininga ibintu kuri telefone yawe, bituma telefone yawe itazigera igira performance mbi, kuko bizatuma telefone yawe iri free kandi nta kintu kiremereye. Ntabwo ari byiza rero kuremereza memory card ya telefone, utuma ibintu bijyaho byinshi kandi nta n'ubyo ujya ureba, ugasanga umuntu afashe amafilimi 30, komedi 20, indirimbo za audio 5,000 yose urunze kuri telefone, ufashe ibitabo nka 20 buri kimwe kigiye gifite page 300 byose urunze kuri telefone, ugasanga ibyo byose biri muri telefone. Nibwo uzajya kwitaba umuntu usanga uri ukanda byanze, telefone irindi icikira, wabuze uko ugira ute ufata umuntu bitewe n'iki warunzeho ibintu byinshi cyane byinshi. Ibyo rero byari bimwe mu bintu dushobora kwirinda kugira ngo telefone zacu zigire performance nziza, zigire n'amabateri meza. Tujye ku ngingo ya kabiri, aho tugiye kuvuga ku bijyanye n'ingaruka z'imikoreshereze ya telefone. Hari bimwe mu byo dukora bishobora kutugiraho ingaruka bijyanye na telefone, niyo mpamvu ngiye kubibabwira bimwe muri byo kugira ngo tubashe kubyirinda. Icya mbere, kwirinda gukoresha telefone umwanya munini kandi uyicaginze. Ibyo bishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe, swat ishobora kuba yaturika kandi wicaye iruhande bikaba byakugiraho ingaruka. Ikindi ushobora no kwangiza ubumenyamangingo bwawe. Icya kabiri ni ukwirinda gukoresha telefone ukayicaginga warangiza ukayitereka iruhande rwawe, cyangwa se kurarana na telefone. Tuvuge kurarana na telefone, ushobora kuyicaginga imbere yawe cyangwa se irara iruhande. Hari abantu baraza telefone ku gutwi, hari abantu bajya nko kureba nk'agafilimi ugasanga basinziriye filime bari kuyireba, ugasanga birangiye filime telefone n'ubundi igumyeho, ugasanga bayiraranye nayo. Si byiza kurarana na telefone. Abashakashatsi nibura bavuga yuko nibura hagati yawe uryamye na telefone hagomba kuboneka nibura 2.5 metero. Ni ukuvuga ngo hano hari telefone yawe, hano uraryamye, nibura hagati yawe na telefone hagomba kuboneka nibura 2.5 metero kugira ngo idakurura uturemangingo twawe mu mubiri, bikaba byatuma bikugiraho ingaruka. Ibyo ni bibiri. Icya gatatu, iyo urimo kuvugira kuri telefone hinduranya amatwi, bifata ugutwi ngo ukuvugireho ukumvireho umwanya muremure. Usanga ufashe telefone yishyize ku gutwi nk'iminota 20 utarahinduranya ugutwi, kandi gerageza ntushyire ku gutwi cyane, wenda ufate use nk'ushyira ku ruhande gakeya ku buryo bitari bwicike amatwi yawe. Ibyo bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu byo ukora, ndetse unagire ubuzima bwiza. So telefone ni nziza, tuyikoresha ibintu bigiye bitandukanye, iduha amakuru, iduha kuvugana na bagenzi bacu, tukabandikira, tukabaha ubutumwa bugiye butandukanye, ariko iyo ikoreshejwe nabi nayo ifite ingaruka nyinshi. Niyo mpamvu tugomba kwirinda muri bimwe mu bikorwa bitemewe kugira ngo telefone aho kutugirira umumaro zizatugireho ingaruka. So ndabashimiye rero, ingingo y'uyu munsi twari tuyisubikiye aha ngaha. Ubutaha tuzagira ikindi kintu tuganiraho twungurana ibitekerezo. Ndakeka ibi bihagije, ikindi gisigaye ni ukubashimira mwebwe mukomeje kudukurikira muduha ibitekerezo. Namwe mutarakanda subscribe ndabashimiye, ariko mbasaba n'akandi kantu, aho hantu hari umutuku akande ab'umukara, ndetse niba na byiza ukande kuri iyo nzogera kugira ngo video iyo ari yo yose isohoye izajye ikugeraho nta zindi mpaka zibaye. So ndabashimiye abakunzi ba The Real Talk Media, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Abari gukora akazi keza, abatarabona akazi namwe mukomeze mwihangane, Imana iracyabatekerezaho. So ciao, turabakunda, Imana